Reka tubasuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza abakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane abatwumva muri ku mugabane wa Afurika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika. Mwese reka tubabwire tuti igitondo cyiza ku batwumva rwose hari mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri twumva amasaha ya nyuma ya saa sita. Hatwifurize kandi umugoroba mwiza, ubwo biraza guterwa naho utwumva uherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe turi mu gitondo, turi kuwa gatanu, turi tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu n'ubundi turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri aya masaha rero noneho tugarutse ku buryo bwa video, tugarutse makuru agezweho ndetse akomeye cyane. Abantu benshi mwambazaga muti sina makosa ameza tubundi mwibaza muti uyu muhungu rwose wa hano za Nyamitabo ninde ameza ate, ariko none bibaye ngombwa ko bazanira kuri video, ndetse izi video rwose mugiye kuzajya muzibona kenshi gashoboka kuko murabona ko ibintu birimo biragenda bigira umurongo. Turabashimira rero cyane abantu rwose murimo kubigiramo uruhare kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi tugende tubigeraho. Nibyo agaciro cyane, ari nako kandi tubaha ikaze. Ariko manze mpe umwanya sina makosa abanze abasuhuze, ndetse nyaboneka munarebe uburyo ki abarimo agenda arekura cyangwa se rwose avuga makuru. Sina makosa ndakumva cyane Fighter, kamera cyane meze neza cyane. Eba muri kamera usuhuza abantu ariko rwose abantu bose badukurikiye ndabasuje cyane. Ya nguwo rero ni Sina makosa, turi kumwe hano muri studio za Jeune Official, tukatubazane amakuru akomeye cyane. Amakuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo rero bakunze Jeune Official, tugiye kubabwira ko nubundi imirwano yaciye ibintu. Imirwano haba hano muri by'umwariko muri access ya cyangwa se muri territoire ya Rucuru niho hari kubera imirwano, kuko ubu tuvugana ahantu bita ngo ni Bukombo. Ubu tuvugana rwose hari imirwano ndetse ikomeye cyane. Turaje tuyibabwire ndetse n'igihe yatangiriye nuko situation ihagaze. Bahita ngo ni Kidodi aha naho ni muri Rucuro. Ndaje mpabasobanurire neza gatanu kuri kagenzi kako. M23 yabyutse muri operation cyangwa se yahagabye ibitero bikomeye cyane ahantu muri Rucuro rwose ho narabibabwiye. Hariya ni nko mu rugo ndahareba, ndahumva cyane, ndahumva kurusha niki mbese ndahafiringa reka ariko mbyita. Ubwo rero kuba ngiye kubazana ibyo muri Rucuro, Sina makosa na warahari ni umuhungu wa Masisi, araje ababwira amakuru yo muri Masisi, nubwo wenda nayo mba nyafite ndibuze kugenda mfatanya nawe. Ariko nawe abazana amakuru yo muri za Masisi. Nk'ubu ngubu turaza kubabwira ko ahitwa za Gatoyi wazarendo ngo barimo barikusanya. Ese barikusanya bigiye kugenda bite? Mu gihe nanone ahitwa muri Sake M23 yaraye hatsinze abasirikare benshi cyane mu ijoro ryashize. Ngira ngo mu masaha nijoro ntago byigeze bihira abasirikare ba FARDC cyangwa se coalition. Byagenze bite? Na makuru tugiye kubabwira gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kubabwira Kiwewe Christian Kiwewe Shongesha, ni umugabo mukuru w'ingabo za Kongo cyangwa se FARDC. Uyu mugabo yihinduye rwose uwitwa Prime Niyongabo nyuma yuko rwose ingabo z'abarundi zanze kurwana. Hari icyo yagiye arabaganiriza arabibabwira. Yababwiye iki? Byabereye byose tugiye kubibavira imuzi ni muzingo. Ahitwa Mashango aha ni muri za Nyamitabo. Ndaje mbabwire cyangwa se turaje tubabwire uko situation yaho imeze. Sina makosa arahabaye rwose ni umuhungu wa za Nyamitabo, uzamushinja ibindi ariko hariya ibintu ni ibintu bye rwose. Reka tukubwira tuti ikaze wowe udukurikiye ari ubwa mbere. Birashoboka ko ukunda ibiganiro byacu ariko ukaba utarakanda subscribe, yikandeho. Niba kandi uje ari ubwa mbere, nyaboneka reka tugusabe gukanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Sina mako ndakumva aya makuru tuyahereye. Aya makuru ndi kumva twakagombye kuyahera aho bita za Rwindi. Amakuru yose dufite muri iki gitondo ni imiripuko, ni imiriro muri make, ni amakuru y'intambara. Numvaga twayahera hano muri Rucuro. Bivuze ngo aho turi buhere hose muri Rucuro, twajya muri Bukombo ni imirwano, twajya hano muri za Kidodi ni mu mirwano. Yego, ahantu nibura turi buze kwerekeza hatari imirwano ariko hari imyiteguro ndetse n'imirwano yahabereye ni muri za Masisi. Muri Masisi nayo irahari.
bita igahira igahira naho nguru urageretse muri aya masaha ngaho ni umuhungu wa Masisi yiyiziye rwose. ibaza rero umuhungu wa Rucuro n'uwa Masisi bahuye ibintu uko biba bimeze n'imiripuko n'imiriro. rimwe niwe nabonye ujya ugera akazana akantu k'agakaramati akagakaramu ati akagakaramu iyo nazanye akagakaramu habagiye kuba ati ibintu biba bigiye kuba ibindi natwe rero mwabantu mwe kuba twaje kuri kamera ariko se murabona sina amakosa arimo aritwara ate kuri kamera ameze n'umuvubuka reka ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official uvuze ngo duhere muri Rucuro ahantu uduce twose ngiye kugaruka ni uduce turi kuberamo imirwano nibyo bakunzi bacu baba bakeneye kumenya ibyaramutse. reka duhere kuri iyi nkuru ahantu bita ngo ni muri parike mu gace bita ngo ni Kidodi muri parike ahangaha ngo ni muri parike ubwo ni muri akise nyine iyi parike nyine sinzi niba turi bubyite Rwindi kuko ishyamba ryose ryiriya baryita Rwindi. Hari abantu benshi basigaye bumva ko ari Rwindi kandi hari parike ni parike ya Virunga. Yes urakoze cyane. Aha rero ubu tuvugana habyutse imirwano ikomeye cyane aha hantu hitwa Kidodi. Hari abantu benshi wenda muba mutarahasobanukirwa cyangwa se mutahise muhasobanukirwa ni ukuvuga ngo aha Kidodi abahazi ni mu majyaruguru y'ahantu bita za Rubari. Urumva za Rubare Rubare ni mu majyaruguru ya Rubare. Hakaba iburengerazuba bwa Kiwanja centre. Iyo mpise mvuga Kiwanja abakunze Eugene Official mwumva iki? Nta kintu abumva. Aha ngaha bahita bamenya ko biriya bice ubundi ni bice bamo FDLR yindi y'igikatu yindi y'ikigugu yaguguye aho hariyo imitwe myinshi ukazamuka ukagerera muri za Rwindi. Mana bari barahigabije ariko bagiye kureba mu shyamba ahantu bazajya bacana amakara bakabaza n'ibiti bakagira bate. Ariyo mpamvu uri kubabwira ntihariye n'indiri ya FDLR. Nyuma rero yuko bagize gutya bagatega imodoka ahantu bita za Mabenga ubwo ninjiye muri operation Mabenga ntago nzabyibagirwa rwose intandaro nibo bitaye kuri Songoye bagerageza kujya gutega imodoka mu by'ukuri ya M23 hariya muri za Mabenga kuri cya kiraro ngira ngo abantu benshi nagiye mbona rwose murimo muratwandikira nuko amazina y'uwo mugezi witwa mwakoze cyane niba bitwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako kandi rwose binagaragaza ko nibyo tuvuga mu biha agaciro n'iby'agaciro cyane. Ni ukuvuga ngo hano muri za aba bagabo iyi FDLR iri ahangaha mu by'ukuri aho bita ngo ni Kidodi amakuru ngo M23 ngo irimo irajyaniranya irimo irahera ruhande irimo irataka ihereye ruhande kuko iravuga iti ntabwo tuzi ngo ni bande batatse hari ahantu iziriya mitego cyangwa se ni bande batatse ziriya modoka hariya birashoboka kuba ari n'abaturutse ahangaha muri gahunda yo kubatsemba cyangwa se kubakuraho Burundi iyi mitwe ya FDLR kugira ngo amashyamba yose hasigare nta n'umwe urimo. Ubu tuvugana batangiye kwataka cyangwa se rwose naho batatse na hano za Kidodi harimo naho harimo muri aya masaha umuriro urimo uraka ivumbi ryatumutse. Muvandimwe uri muri ampamagara yihangane rwose ndi mu kiganiro ntago ndibuze kumufata. Komeza. Iyi mirwano rero biravuga ko ngo yatangiye kuva mu rukera rwo muri iki gitondo ahagana ku isaha 10:30 ziri gushyira 11 nibwo imirwano yatangiye. Iyi mirwano ngo M23 niyo yayitangije cyangwa se niyo yatangiye ibintu bita ngo iri kubahigisha uruhino n'abatatse. Abakunze Eugene Official hari ikintu ngiye kubibiraho ibanga. Burya umuntu iyo yakwatatse biragoye kugira ngo bundi muri teremeze za gisirikare ngo biragoye kugira ngo umutsinde ubundi yakwatatse. Umuntu wagutanze kurasa buri umuntu wagutanze kurasa kaba kabaye uwo ngo uzamutinye kaba kabaye kuko witeguye none ngo niyakurashenga akakwima n'umwanya w'ubuhumekero bwo gutekereza. Aho rwose ngo icyo gitukura nugukuramo akaye kaguru niyo handi ujya kubona ukabona FARDC bataye ibikoresho birukanse bakinagiye tukabaseka ariko ngiyo uhamuhaye umwanya wo gutekereza nawe akarwana aho no handi ujya ugasanga urugamba rwabaye imberenge rwose muri kurwana intambara mbese rwabuze gice. Aba bagabo rero iyo ubatatse kameramani rwose nizere ko ibintu biri buze kugenda neza bitari buze kudupfana. Hari igihe mu bintu bigenda no gasanga umuntu arimo arivugisha akagira ngo birimo bitarimo ze kubikurikirana neza kuri mikoro akunzi bacu datuma rwose
batagendana natwe gatanu kuri kagenzi kako. Ni ukuvuga ngo FARDC yo ibi bintu iyo uyatatse yo ntabwo yishoboreye. Yo mbese iyo yatatse ibintu byo kubangira amanza yikusanya irajugunya ikirukira birangira yabangiye ingabo. Igihe uzumva ngo urugamba rwabaye imbere nge uzajya umenya ngo ni FARDC yatatse M23 cyangwa se FDLR ari birimo. Iyo batatse aho ngaho urugamba rurakomera. Yo batatse ariko batatswe ikibuno FARDC bari yirukankira. Yo yatatswe nta kwihanganigira. So aha hantu rero hari imirwano mu by'ukuri muri aka gace nakabarangiye neza nabwe yuko ari mu majyaruguru yaho bita ngo ni Rubare hakaba ari mu burengerazuba bwa Kiwanja. Aha niho hari imirwano. Reka twinjire mu kandi gace. Imirwano ni yose cyangwa se ni nyinshi. 23 iri gukubita itababarira ibice byose ngo yatangatanze. Hanyuma indi nkuru tugiye kubabwira muri amasaha Nyabukombo. Ni Bukombo. Bukombo naho ngo rwambikanye. Nuvuga ngo ku munsi w'ejo twababwiye ko ahantu n'ubundi haberaga imirwano. Banze ejo naribeshe nkanavuga ngo ni muri Masisi naho ni muri Rucuro. Nakubwiye ngo ni muri Rucuro ariko twabibwiye abakunzi bacu babyumvishe. Urakoze cyane wakoze cyane. So nuvuga ngo ejo habereye imirwano. M23 yagabye ibitero kuri Semusi y'umugabo bita ngo ni Ndaruhutse Domi mu mwanya wanjye. Mu mwanya wa Sina Makosa bamugabyo ibitero. Noneho aba bagabo be igihe yabakubitaga twarabibabwiye bahise bazenguruka babakoye hano muri Bukombo bajya ahantu bita ngo ni Shonyi. Ni Shonyi za Shonyi na za oya ngo baje bita Kizimba. Ariko Kizimba bari bijyanye mu kasho. Kuko Kizimbire noneho bakubise bajya nahitwa Ishonyi. Ubwo babiri bari kubazereza. Aho Shonyi bagezeho naho M23 ibasangayo irabakubita. Mbese barimo barazenguruka bakava bajyanga irabakubitira hano za Kivi za Bukombo bagahita birukankira ngiyo za Mashango bakagaruka za Shonyi yabakubita bagahita bagiye zariya za Bukombo. Urumva bameze nk'abari kuzenguruka. Ariko nge sindi guhamya ko Kizimba bagezemo kuko Kizimba ni hafi ya Gicangarega. Bagezemo babiciramo ntabwo basohoka. Ni nk'ukuntu imbeba yakwijyana mu mutego mu kamasho. Biragoye kugira ngo yikuremo. Ni nko kwita kuri songoye. Ubwo rero hano ngo nimwe yiriwe jiri kubakinagiriza. Birongo babunga nk'umugisha no muri iki gitondo ramakuru dufite nuko kuva ku ni mu masaha mu gitondo ni mu masaha ya nijoro hari saa 6 z'ijoro nibwo batangiye kubakubita na n'ubu ngo imirwano irarimbanije. Tuje muri studio ahagana ku isaha saa 2 n'indi minota nanone mu kanya ku isaha 8:40 nari nibwo nari kwakira amakuru yuko magingangana n'ubu ngo urugamba rwabuze gica intambara yabaye amagasa. Ariko fighter kugira ngo abantu bacu babyumve neza muri ibice bya Shonyi za Bukombo za Rwuya za harana za Kizimba batubwiraga nubango FDL cyangwa se irasemusiyo kwa Domi nta birindiro ifitemo ntabyo. Nukurirwa bari kubazerereza munsi n'abamanura mu mirima. Ibyo bango baragira ibirindiro mu ibi bice ntabyo kuko M23 ifite ibirindiro bita Imurimbi. Urumva Imurimbi ni hakuno ya hariya za Bukombo haraza bishusha. M23 hano muri Kizimba ihafite force zayo za Gicanga afite force. Nubango rero muri hagati za Rwuya na za Shonyi ntabwo Ndaruhutse Domi ashobora kwicaramo ngashyiramo defense. Nta nubwo ntabwo yabihingutse. Ubwo rero bamwashobora kwibaza tese barwane mwute kandi utwumva ari hagati bafitemo defense. Ha defense bafitemo ntayo. Ni bwa butero bava mu mazu ko muzi ko bigize abaturage bakava mu mazu baje kugira ute baje guhungabanya umutekano w'abaturage gusa cyangwa se gusahura. Ni ugusahura ni bwa bujura bwo babuzanye babura icyo bafata nyine bakaba banagira n'aba abaturage. Ibyo rero ni nabyo M23 yanze. Aba bantu banze kuva mu mashamba ngo baze bahinge barye bakagendana ngo ko bazajya barya iby'ubuntu bazatungwa n'iby'abandi. Nibo nicyo kibazo cyonyine gihari. Ubwo rero kuva saa 6 ngo bagize gutya batereka natwe turebe nimba ari cyo twakora kuva buri iyi mirwano ahandi hantu buriya ngo FDLR n'abanyabwenge hari agace bambwiye bagiye kwisha miriya muri za Rwindi. Ariko buke ngaho hantu ngo kugira ngo hanyure ngo uhanyura mu masaha nijoro kuko ngo hari udusimba tuba tumeze nk'inzuki uhanyuze ku manywa ngo turadwinga kurusha n'inzuki. Nicyo bita ibinwa. Urakoze cyane. Ati rero iyo FDLR yirataka iza nijoro
kugira ngo ibinwa bikiryama ikabona ipfunuka ikihisha yarangiza igasubira iwe, mbese muri make FDLR zirinzwe n'ibinwa muri ako gace. Ibi binwa ntabwo wagiye ku manywa, reka kandi kugira ngo urwane ahantu ni ukuba wagiye kuhatata. birumvikana kuhatata rero bisa kuhatata ari ku manywa, aho hantu no kuhagera kugira unyure ku binwa biragoye, nizo ntabwo bibarya kandi wumva basohoka nijoro. Ikomereze ubwo rero M23 birasaba kugira ngo muzamujyane ya marinete y'ijoro muyambara ibyo binwa rwose. Yabazajyana nicyo bita ibisaho by'ibishishiri. Ibisaho by'ibishishiri sibyo kandi ibiki. Ubundi abazi ibisaho by'ibishishiri ujyana ibyo bishishiri ukabishyira kuri icyo giti kirimo ibinwa, bya bishishiri bikajya kurya bya binwa bikagenda. Ibishishiri nanjye aho 23 nyihereza umuti. Ibishishiri se ni ibiki? Ni twa dusimba nawe ni udushishi. Ni udushishi nyine ubwo. None se ubwo badukore turatuntu turatungana kuri tunyengerere. Turiya badukore turatuntu haramushyamba turahaba fayita ku buryo waduhiga tukuzura tukaba twinshi. Ntabwo bisaba byinshi. Ujyanye na dutanu tukurira cya giti tukarya bya binwa tukinjira imbere. Ibinwa bigira gutya. Ubwo se kaba kangana gate? Ubwo bushishi abari buto cyane ko burabirya nyine bukagenda. Se ntabwo ujyumva ko agashishi kaya kice inzovu. Ngayo nguko gaba FDLR none bari kurindwa n'ibinwa. Bagiye mu shyamba rikikijwe n'ibinwa kugira ngo 23 tazayakorera mu intelligence. Reka tuve rero muri Rucuro turakomeza kubakurikirana iyi operation M23 yiyemejeho kugira ngo imare aba ba FDLR bari hano muri izi parike ndetse no muri biriya bice bya za Rwindi. Ariko umuvandimwe anyoherereje ambwira ngo urumva yambwiye ngo uramenye Eugene rwose utaza kugwa mu mutego ngo harabari gutangaza ngo Rwindi ngo Kanyabayonga tombe ngo M23 irageze muri Kanyabayonga. Icyo nkunda nuko hari abantu benshi bavuga bati ibyo binyamakuru byose byatangaza turaza kwemera amakuru ari uko na official abivuze. Aragazi ko twe dutanga amakuru yayandi uzarebe dutangaje inkuru ibinyamakuru byinshi ibyo birayikura. So rero mu byukuri reka mbabwire ko gusa ariko n'ubundi ababitangaza n'ubundi usanga mu binyamakuru by'umwuga ntago hari ibinyamakuru ushobora kujyaho bitarenze nk'ibinyamakuru 4-5 hano ukavuga uti niba inkuru ntari busange ko iki kinyamakuru ndamenye yuko ari igihuha kuko uyu munsi tuvugana natwe wenda dushobora kwibesha tugatangaza inkuru drone zibesha akavuga ati ubwo official yagitangaje n'uyu runaka akaba ataragitangaza n'uyu ntaba aragitangaza ati buriya ashobora kuba yibesha ariko ntabwo ari uko ngo ni ibihuha yibesha. So hari ibinyamakuru rero n'ubundi bishobora kugenda bigatangaza inkuru nibura ukavuga ngo byibesha ariko hari abantu baba batunzwe n'ibintu by'ibihuha tutari buze no kumentioninga ahangaha bakavuga ibintu bipfuye nta munsi n'umwe n'uyu ashobora kuvuga ikintu kizima. Rwose twari tukiri hano muri za Bukombo uwo bita ngo ndaruhutse Domi nyuma yuko ngo yarari kwitegura kwiyandayanda ngo ajye Masisarebe yuko yafatanye na ba Janvier Karayiri nawe ntabwo yorohewe muri make ntabwo yorohewe. Tuve muri Rucuro tujye muri Masisi twinjire muri Masisi uwo bita Kigingira ngo yakamejeje aho bitazagatoye nta mavideo abonye nimugoroba abazarendo bari kubyina ariko Kigingi si wawundi wagiye gushaka abagabo ngo nawe wagiye gukoresha mu nama ya M23 ngo nawe wagiye ahantu agakoranya abaturage bakamutereka byera arimo arayigotomera ngo ari kuvuga ngo nawe yagiye kurokirita gukora icyitwa ngo ni byabe ni nyine ubukangurambaga cyangwa se barashira muri wa mutwe w'Izarendo Pareko. Byose ni ariko yabuze numwe ubwo rero ngo gatoye ngo bari mu myitego yo ku rwego rwo hejuru ngo bagiye kuza kubohora Rubaya bagiye kuza muri Rubaya ngira ngo twarabivuza Bazarendo barimo bari kusanyiriza mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo nimugoroba nagerageje kuvugana n'umuntu wanje uri hano za Petit Masisi ni umuntu ujya ukurikirana cyane ujya unkurikirana amakuru muri biriya bice n'ubundi Petit Masisi yari kirore rwose cyangwa yirahepfo za ni ya kirorerwa. So namubaje ariko ibintu bya hano bya Masisi ku zone bimeze bite ati ko hari amakore kugenda tugeraho ko ngo M23 ngo baba benda kuhagera bari gutegura imirwano ikindi bakaba ari ko n'Abazarendo bari kwihitegurira bimeze bite. Amakuru uyu muvandimwe yampaye yambwiye ati Masisi ku zone ni kure cyane ati ni kure cyane ntabwo yari yahagera nta nubwo irahegera atariko
n'abahari b'abazarendo ngo ni kure cyane ngo ntabwo ngo naho M23 iri ni bwa kubeshya ngo harimo intera Razi ubwo bari kukubeshya gutyo kuva Bihambwe ujya Masisi bisaba amasaha angahe ku maguru ntibisobanure wowe ubihaze utegereje kuva Bihambwe umanuka Mema na za Gisuma na za Gatare na Gasheberi umanuka na Masisi kumubiza rimwe ibirometero bingahe bibabwire niweho munyamakuru kandi niwo bateze kuri buze kubasobanurira ngo haye umwanya ntabwo ari kure wakubwiye ngo ni kure rwose ni hafi cyane harimo nk'ibirometero 3 se bibaye 5 se nibura noze 5 ku musirikare wavuga abantu burya bari kwa control umusirikare ahantu mu birometero 5 aho abari eneoze ubundi kugira ngo umenye ko ahantu utahafite ni nk'ubu yuko avuga ngo wenda urahangaha adversaire ari nka hese ari nk'Ikigali aho nuvuga ngo hano kwa control 100% none urahangaha adversaire ari mu nkengero zawe ngari kure yawe Masisi ni hafi cyane kuko bazi Masisi ku zone kuva Masisi ku zone ujya hano Bihambwe urumva wishyura amafaranga 4,000 ngo kuva hehe subiramo kuva Masisi ku zone ujya Bihambwe 23 yicaye wishyura icyo bita 4000 francs congolais ni ibihumbi 2 by'amakongomani y'amanyarwanda aho ni makeda ibihumbi 2 none kuvuga ngo ni kure ntago ari kure cyane none se gite wenyine ubwo yararimo arabivuga agereranije n'ukubundi uko abona situation aho hantu uko bihagaze reka ni hafi cyane wenda twavuga ngo ni kure ni za Nyabyondo byagutwara wenda na n'ibihumbi wenda 6 cyangwa 7 niho twavuga ni kure ko Masisi ku zone ni hafi cyane ya rero yavuze ati dukurikije uko bimeze aba M ntago barahagera ati ikindi nabo bazarendo barimo ngo baciye bugufi banga gukora amakosa menshi kuko batinya ko bashobora gukora amakosa M23 igahita ibashiraho ikibatsi cy'umuriro reka ibi tubivemo baze gukora amakosa ku gahe 23 baravuga bati nitugira ibyo dukora official duhururiza ni duhururiza ikirakurikiraho nuko tugabaho igitero ngo baca bugufi ubwo rero ngo bita Kigingi nawe ngari mu myiteguro ku rwego rwo hejuru ngari gukusanya abazarendo agakusanya ba Mayima agakusanya ba Pareko ngo bahuze imbaraga ariko imbaraga z'aba ngaba ni nk'iza wa mukecuru ha mukecuru jya wasi kibono imbaraga razisazanye burya amakuru naje gufata urumva ngo baje kumenya yuko hari ngo bohereje abaroko defense urumva iraza Kaniro ngo bohereje abaroko defense baza ari ryaguye abaroko defense babonye bariyirukira baravuga ngo ngo none ngo 23 ngatangiye kwirukanka ngo yadutinye abaroko defense kandi birukanze kuri roko defense nga 23 ngarakumanukiye ngira babwira ngo nundi munsi ntimuzongere mujye gutandukanya roko defense n'abasirikare none ngo bari kwikuzanya ngo bareko noneho bahandaho twikomereza indi nkuru tugiye kujyaho rero mu by'ukuri tubanze ducano muri za Nyamitabo ahantu bita ngo ni Mashango amakuru aremeza ko ubu ngo naho harimo harabera imirwano ahanga muri za Mashango abahazi neza hari umugabo bita Kayafa uyu nawe asimbuwe bita Bisukiro ni waho zayoboye wazarendo hariye muri Karagace wa undi watorotse urigoma ubwo rero nyuma yuko Kayafa manutse muri Mashango yazamutse naho bita Mutanda bwarangije M23 yariraho bita muri Rukara ageze muri aho ngo hari muri Mutanda hejuru uri muri Mutanda uri kureba mu Nyamitabo yitegeye uri hejuru ya Nyamitaba na Mashango ngo sukura sako arahamena ararasa koko abonye abasore bayo 23 bamanutse aho hejuru muri Rukara ngo amaguru ngo yahise abangira ingata yafunyemo yahise amanuka za Mashango baramukurikira ubu ngo amakuru dufite ngo nuko amugejejeho bita Karambi muri make barimo baramwirukankana ageze Karambi bita mu Rutingito ubwo ngo niba amugejeje edikota ze ziba hejuru aho bita kwa Rusake niho edikota ze ziri ariko amugabo nawe bashobora kumusanga erega ni defense baherutse hari gihe bageze barayitwika hagiye 23 igena ari nkiriho baha makuru ndiyo sinabagiye ko agiye kwitwika n'abazarendo benshi bakahapfira
ubwo rero yabonye M23 itahagumye yisubire za Kagusa barahagaruka none ngo bari kujya baza kugira ngo baze barase bafite tekiniki zabo hari ukuntu baza nk'abashumba wenda biragira inka cyangwa se biragira amatungo magufi bw'amatungo magufi ndavuga nk'ihene n'intama n'izindi bahagera bakarasa abashumba bakiruka bamara kwirukanka bya matungo bakayashorera nibyo babibereyemo ngabo nibyo rwose bita Kayafa bayibereyemo nibyo bangararwana abarahiye M23 yamanutse ubwo rero mw'abantu ariko ngo ni nka z'abaturage kujya bajyana imwe genda kuramo imwe ubaza abaturage bafite inka muri Nyamitabo ushobora gusanga batarenze nka 3 abafite inka Nyamitabo ese urumva ahubwo izo nka zaba inyinshi sizahungiye mu bwiza izabazarendo bataratwara none ubwo rero nizirahanga muri Nyamitabo ni wenda ni nk'iz'umuntu ubu wenda ufite umwana cyangwa se umuryango mu bazarendo ubwo wenda bakamwubahira icyo ariko udafite umwana mu bazarendo ukaba udafite umuryango mwakira cyamo ntabwo wakorora inka hariya udafite umuryango udafite umwana mu bazarendo cyangwa se umusore w'umuzarendo uri gukorera igihugu ntabwo wakorora hariya ariko nabiyo Ventura yahageze nuko nyine zirabura inka oya M23 se kibidakeneye izo nka zabo nyine barazimura nibyo nshatse kuvuga ntazo bimura zigumaho ngo rega M23 yo ntabwo wikwirusha ndabizi rwose ibyo ntiyabijyamo ayo matiku ntiyayajyamo rwose iragera kuzamayanga izisige hanyuma none ijya kuza umuturage niziratwara oya sinakubye ko yagezeho biti buku ku nka zamayanga ko barabye ati nimucokozemo nimba muzihorere uwo dushaka ni mayanga ntabwo dushaka inka ze twigira igahira rero amakuru aravuga ko ngo M23 mu by'ukuri irimo irerekerayo igiye kuhagaba ibitero aho ngaho rwose yamanutseyo nyuma y'uko yumvisha y'uko hari gahunda y'uko ngo aba bazarendo bari bageze aho bita mu Bigogwe ntabwo ari Bigogwe hari Rubavu ni Bigogwe ya Gahira Bigogwe yo mu Bigogwe ni Bigogwe itari yo mu Bigogwe ni Bigogwe itari ya Rubavu ni Bigogwe ya Gahira ariko Bigogwe nirahabayo Bigogwe ndi kwakubwira ntago byoroshye arazatambi ubwo ngo bari bikoze gutya ngo barazamutse ngo bagiye gutera M23 M23 bimenyera avuga ati kugira abaturage tuyoboye bataza guhura n'isanganya reka tujye kubaheza ira hepfo ngo M23 ngo bari guhungira no mu nsina igatamwa amabombe bari guhungira no mu nsina yo hasi ikaroha y'amabombe ntacyo yitayeho kubaza rendo giriko ati ikibanze nimba nta muturage uraho mwahungiye nta kirahumeka kirahasi nta kirahumeka ubwo rero muri amasaha naho rurambikanye ushobora kumva babamanuye aho bita kwa piloto aho ni ikinyana ushobora kubamanura kwa piloto bijyanye ko M23 ngo muri iyi minsi ikiri kwangana nicyo bita agasuzugura agashomorotse si twababwiye ibyabaye kuri Inyasi na nisanga aracyari guhumekera mu kwaha arya ni ikihe kintu gihumekera mu kwaha umuserebanya ngari kujya ryama karota bamufashe arega barebishe twice wiwe wa mukoroneri bamwivuganye wa mukoroneri bita ura mu majoro bita mbogo baraye rwose yamuhaye twikomereza n'indi nkuru ushaka muvani w'Igoma muvandimwe w'Igoma tumushyireho bumuzana sana wa muvandimwe w'Igoma cyangwa nambaye harya nyifite he nawe urashobora kuba uyifite shaka kuba mushyiraho rwose tukumva nako nagiye kuduhereza ayabyutse muri Goma ese turebe nutamubona rwose muhamagare kuri iyi ngiyi yembwire yandikemo hano ariko abantu mutarakanda subscribe muyikande abantu mutarakora like buri ubwo kweri haba habaye iki anze turebe umuvandimwe nimba za kuboneka yempe rwose
073 uvuga gake shira hano ndahita nyibona turenda kuvuga nimero y'undi mwana urigoma urashaka ko ku murongo reka tumuhamagaze iyo telefone yamfite ikibazo ko itari buze kuvuga cyane halo Muranyumva turakumva neza n'amahoro yaramutse bwakeye wowe amahoro yaramutse aho ngaho nayahe muri rusange amahoro yahoraramwe ngaho duhereza amakuru noneho yaramutse aho ngaho muri Goma utubwire uko byifashe ibyaramutse amakuru ariho ariya za Beni hari ikintu cyahabaye burya hano twari tuzi ngo FRDC niho ifite ibibazo byonyine ariko burya igisirikare cyapfuye kiba cyapfuye igihugu cyose urabona hari umuntu aho bita hafi aho ni muri za Beni hari umusozi ahangaho witaruza ni hafi ya Rwenzori n'ubundi ni Uganda hatandukanyije za Uganda na Ntuza gutyo urabona bahita mu misozi ya Rwenzori naho bahita Rwenzori saa ikintu cyahabaye ni bwa bujura nyine bwa FRDC bwakomeje burabamunga hari umusirikare bishe yari yagiye kwiba yabaze kujya kwiba isafuriya y'inyama yahasanze rero hari abasore babiri bahise bamwica bamuvanamo umwuka ubu hano za Goma niho bari kuvuga yuko nimba uwo musirikare yabonye igihano icyo kirerekana yuko ingabo za FRDC zongera kuzajya ziba abaturage nicyo gihano bari buzihe n'aha muri Goma niko abaturage babyutse bavuga societe civile yabishizeho umukono ivuga ati noneho nimba icyo gihano cyabaye kiza ku baturage wenda n'ingabo zikaba zagenda zigira disipurine mu gakere uriho uranyumva ndi kukumva ikindi cyabaye ahangaha kubera ko ibi byo gushyiraho parema bya Vitale Kamere ubu ngubu asa naho yabashyizemo mu gatege cyane asa naho yazamuye morale ariho aravuga ati ewane ngo kuva kubera ko hari hamaze igihe nyine guverinoma isa nayo itakiriho barashaka kugira ngo bashereze batangire bafinance FRDC kugira ngo noneho ikomeze igane noneho bahaye noneho agahenge njike uzi yuko yari yagiye za Beni kubera bari abasirikare yari yatakaje ubwo rero bamuhaye agahenge kugira ngo agaruke hano bamuhaye agatege kugira ngo agaruke hano noneho bamuvanye mu isoni ariko ubundi opposition hangaha na guverinoma kandi ari muri guverinoma ya Kisegete bariho baravuga ati n'ubundi twari tubyiteze guverinoma yatowe ntitwigeze tunayitora rero kumuha parema nuko yari yamufashije buriya iriya kudeta yari yabaye Kinshasa rero nicyo gituma yamuhaye chef de parlement definitive noneho rero niho ari kuvuga ati niho bagiye kwita ku kibazo cy'umutekano bw'uburasirazuba bwa Kongo ngo nicyo bagiye gushyiramo ingufu kugira ngo bafinance bongere bashyiremo ingufu nicyo bari kwizeza abaturage
none se icyo tubona ni imbaraga nkeya z'amafaranga cyangwa se n'ubushobozi buke bwa gisirikare? ariko se buriya niyo wagira amafaranga menshi sizo niyo washora amafaranga menshi nta nubwo bari bushore mu gisirikare cyane cyane ubwo bagiye gushora mu kugura intwaro kugira ute kuzana ate n'abacancuro hari nibyo bari kwigaho cyane ariko buriya ntabwo nta igisirikare cyose ko cyarananiwe igisirikare cyarananiwe iyo wumvishe ngo twebwe twanatuza kurwana ahantu mu bintu mbese twebwe turi victime ya biriya bifi binini abasirikare naho batangiye kuvuga kubera gupfa cyane turi victime yabo mbese ni nk'igitambo kuba igitambo cyabo ibaze abantu batangira kuvuga ati igisirikare cyananiwe mutangire mu bata abaturage ari bo mushyira mu gisirikare kandi umusirikare wagiye ku funzo ryabo maze igihe mu gisirikare yananiwe urumva se ni intege nkeya zo hose ziri kugaragara ntaho zitari kugaragara. none se abasirikare twumvishe bavuye Kinshasa abandi bava Bukavu abandi bava Lubumbashi abo bose bari muri Goma iyo urebye ubona umumaro wabo ari uwuhe n'ubundi ko n'abazarenda usanga bakomeje gusa n'abakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aho ngaho muri uwo mujyi ese abo ngabo baje bobona itandukaniro ryabo n'abari bahasanzwe ari irihe? nta tandukaniro kuko ahubwo kubaronda ahangaha ahubwo hari abasirikare wumvishe yuko hari training bari bafite za ntuza y'abashinwa uzi yuko baraje ntabwo baje muri Kivu baje muri Kivu bari Bukavu abashinwa ubu ngubu bari Bukavu bari Bukavu urabizi yuko bafite partnership kuva kera bumvaga mu batwumva benshi bazi biriya bya komando shinwa kuva kera ku bwa SNDP bwa M23 yiri bushize iyo training yo cooperation yari iriho sasa rero ntumvishe ngo hari abo bagiye kohereza bari kuri training yabo nyine Kinshasa bagiye kuza ahangaha rero kurunda abasirikare hano ntabwo ari cyo cyakemura ikibazo kuko n'abahari nabo ntacyo bakora ahubwo uretse yuko kuba ubwinshi bwabo kuko ntabwo hano urabizi yuko nta gutera intambwe ebyiri eshatu utarabonana n'umusirikare rero ubwinshi bwabo ntabwo ari ukuvuga ngo baje gutsinda M23 kuko byaragaragaye bahora bamena ingabo bahora bagira ute abo rero nabo baje gusimbura abapfuye ahubwo ntabwo ari ukuvuga ngo baje kugira icyo bahindura. Yego ubwo nimba nta yandi makuru aho muri Goma waduhereza adasanzwe twakureka. icyo nshaka kuvuga gakeya imyiteguro yabo n'ubundi horihozeho uretse yuko nta kigeraho bishoboke yuko bagiye kongera kuramporusa zirangabo za ntuzo za Masisi bagiye kubaramporusa bagiye kubaha izindi ngufu ndaza kubikurikirana kuko ndi kubikurikirana ndabanza kugera ku Polo kuko niho basigaye bambukira bishoboke ko bagiye kuramporusa iriya za Bitonga za Sidikivu nabo bashaka kugira kuko barashaka bo gufungura ngo barashaka ngo cyemezo bashaka gufungura uyu muhanda wa Minova. Yego rero barashaka kuhashyira ingufu nyinshi nibyo narindi kureba gusa na hano kuri kazerne tu hano kubera ko niho duturana naho cyane igihe gito nabonye bahashize abandi basirikare bashasha bari bahari ntago hari amakuru ni meza
ayo makuru komeje yadukurikiranire rwose abasirikare bashya bahazanye nabo ukurikira ibyabo uraze kwaduhereza mu masaha y'igicamunsi. Ya inkuru rero mbazaniye muri aka kanya ingezo bakunze Jeune Official nuko ahagana ku isaha isa 8 ng'abahibu biyongoje ahano muri Sake. Ubwo sinzi nguko ngo bari bashaka kwataka M23 hara muri za Sake mu nkengero za Sake. Ubwo murabyumva mu kwataka rero ngo ntago byaje kubagendekera neza kuko ngo baje kugwa muri ambushi. Sina makosa ntago byaje kubagwa neza abahibu, byaje kurangira rwose ya groupe y'ibihunyira ako bizize bizize rose cyarangiye bagwe muri ambushi bananiwe urwakumanywa urwijoro rwo barashobora ibyo. Umubimbaze nanjye mibabaze uwabise nabi yabise ngo ni ibihunyira ngo bareba nijoro ariko none ubanza amaso rwose yari yahumye cyangwa se bari bambaye amarinete y'izuba. Hari amarinete bura y'izuba baho y'imikara se kunjya nyagira ari hehe ya marinete yawe ko nyagira ngo hari amarinete y'izuba yambarwa nyine mu gihe cy'izuba, hakaba n'amarinete bambara mu gihe nyine cyari cyo cyose ariyo ubona n'abantu b'amaso akunda kwifashisha wenda abihereye ay'abarwayi b'amaso. Umusirikare ushaka kugira ngo agaragaze ko akazi arayambara na saa 12 arayimikara rwose ugasanga yarambitsemo, usanga yigize ukundi kuntu yigize nk'inini. ubwo rero wasanga bagiye kwataka saa 8 z'ijoro bayambaye ubundi bari bayambaye baragije barabakeka bahise bagwa muri ambushi ngo bagize gutya na saa 8 aferi irangirira aho ngaho barabati rwose ibyo mu 23 yigize noneho baraje batubona inkuru hari ahandi bari bayikura sinzi rwose saa 8 z'ijoro barashe muri Sake abahibu bahaguye bagutambukiye. niyo nkuru tugiye gusorezaho tunakomeze gukurikirana kuko ndabona amasaha gikomeje kuba arimo arihuta. y'abarundi turayigarukaho no bita oya nayo twayirezima kiwewe yabwiye abarundi yasanze ingabo z'abarundi arazibwira ngo zigomba kurwana ngo nimutarwana sha murahura n'akaga ngo nibatarwana barahura n'akaga. Ibyo arabivuga ku kazi uko zitajya hehe mu gihugu cy'u Burundi kuko bibazi neza ko neva hari amafaranga yamaze kurya. ariko se reka nze mubaze fighter ngiye burangiye gukwaza ikibazo kimwe nk'umuntu w'umusesenguzi umunyamakuru abarundi bagakurwana ni ibihe bihano barabafatira? Turabireba turabigaruka tugiye kubikorera ubucukumbuzi turebe. Barabafunga barabirukana none bura butaka babwicaho bagiye kubukiniraho se hari ubutembere barimo. Nge ndikubona barabima ibyo kurya. Reka tuze kubireba barakubima ibyo kurya. Reka tuze kubireba ahubwo sina makosa. Reka dushimire abantu babanye natwe mwakoze kubana natwe. Amakuru yo nakagaruka tuze gusubira muri update nyuma ya saa 6 yari Fighter. Sina makosa. Asante sana. Ciao ciao. Ciao.